Hello and welcome back here. In today's lesson, we are going to continue with verb to be. I know in the recent lesson, we dealt with this verb, but we tackled only its single side. We only talked about it in affirmative form. It's fine that we dealt with it in present, in past, and in future. However, whenever you are learning about any verb, you should always reflect its three parts: affirmative form, negative form, and interrogative form. That's why in this video we are going to reflect again on verb to be, but most importantly focusing on interrogative and negative form. How to ask a question by using this verb and how to make a negation using verb to be. Muraho neza, mu isomo ry'ubushize twize verb to be, ariko narindi kubabwira yuko twarebye gusa ku gice cyayo kimwe. Twarebye kuri affirmative form, ni gute wakoresha verb to be wemeza ibintu, wemeza ibintu. Twarebye present, tureba past, tureba na future. Mu byukuri verb to be twarayize kandi twayize neza, ariko noneho muri iri somo tugiye kureba ni gute wahakana ibintu ukoresheje verb to be. Ni gute se wabaza ibibazo ukoresheje verb to be. I hope to be with you in this lesson. Don't go anywhere. Ndagushishikariza kandi kuza kureba ino video kugeza irangiye, kuko ibintu tugiye kwigiramo ni ibintu bikenewe cyane igihe umuntu yiga ashaka kuvuga cyangwa ashaka kumva ururimi rw'icyongereza. Ariko mbere yuko dukomeza, mukomeze mwibuke yuko turi kwiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet, aho twiga online turebana. Hanyuma abantu aho baba bari hose, niba ushaka kuimprovinga icyongereza cyawe, ntugire ikibazo cyo kunyandikira kuri WhatsApp, hanyuma turebe uburyo twatangira kwiga. Aho waba uri hose, waba uri muri Asia, muri Africa, muri America, muri Europe, ahantu hose birashoboka yuko ushobora kwiga ndetse ukimprovinga icyongereza cyawe. Reka dukomeze na verb to be. Turayiga mu buryo butatu. Igice cya mbere turareba verb to be muri present. Ni gute wabaza ikibazo cyangwa ibibazo ukoresheje verb to be ariko mu ndagihe, mu gihe turimo. Ni gute se wahakana ibintu runaka ukoresheje verb to be ariko mu gihe turimo. Mu gice cya kabiri icyo byose turaza kubikora tureba uko wabikora ariko mu gihe cyatambutse, muri past. Hanyuma igice cya nyuma turaza kubireba ibyo byose, ni gute wahakana, ni gute wabaza ikibazo ukoresheje verb to be ariko ubaza ibintu bizaza byo mu gihe kizaza cyangwa uhakana ibintu byo mu gihe kizaza. Iyo rero ni future simple tense. Igice cya mbere ni present simple. Present simple mu ndagihe, ni gute wahakana ukoresheje verb to be. Mu isomo ry'ubushize twaravugaga ngo I am tired, ndananiwe. Noneho tugiye kuvuga ngo ntabwo naniwe, I am not tired. I am not tired. Tubikora gute rero? Dufata subject ukora igikorwa cyangwa unaniwe ninde cyangwa n'ikindi gikorwa, tukongeraho am cyangwa tukongeraho are cyangwa tukongeraho is, tugahita dushyiraho not, hanyuma tugakomeza no complement. Subject plus am, is or are plus not, then plus a complement. Nuko nguko tubikora. Niyo twavuze ngo I am not tired. I subject, am verb to be ya indi turi kwiga, tukongeraho not, then icyo dushaka kuvuga I am not tired, ntabwo naniwe. Twaravugaga ngo you are late, wakererewe. None cyabaye you are not late, ntabwo wakererewe. Ushaka kubwira umuntu ngo ntabwo wakererewe, bavuga ngo you are not late. Twaravugaga ngo he is here, ari hano. None tugiye kuvuga ngo ntabwo ahari, he is not here. Twaravugaga ngo she is a doctor, ni umuganga. Tugiye kubihakana, she is not a doctor. Twaravugaga ngo it is a beautiful house, ni inzu nziza. None tugiye kubihakana, it is not a beautiful house, ntabwo ari inzu nziza. Aho twavugaga ngo we are players, turabakinnyi, tugiye kubihakana we are not players. Muri kutubeshyera twebwe we are not players,
ntabwo turi abakinnyi. Hanyuma twaravugaga ngo they are traders, ni abacuruzi. None uyu munsi niba ugiye kubihakana, they are not traders. Tukibuka ko tugira contractions, aho kuvuga are not ushaka wavuga aren't, aho kuvuga is not ushaka wavuga isn't. So ni contractions impine. Urugero ushaka kuvuga ngo you aren't late, ntabwo wakererewe, aho kugira ngo uvuge ngo you are not late, cyangwa se ukavuga ngo he isn't here, aho kugira ngo uvuge ngo he is not here, he isn't here. Byose ni kimwe. He isn't here, he is not here. You are learning, you aren't learning. They are coming, they aren't coming. They are all the same. Ibyo nabyo we have to keep that in our minds. Twamara guhakana noneho tugahita tujya kukubaza ikibazo. Ibi nabyo biroroshye. Dufata verb to be, ubwo ni am, is na are, tukajya dushyiraho subject, hanyuma tukikomereza na complement. Urugero twavugaga ngo I am wrong. None tujya guhita dufata verb to be ari ibanza. I am turita tubicurika. Aho kuvuga I am tuvuge am I. Am I wrong? Uri kubaza ese ndi wrong? Ese nakosheje? Nibeshye. Am I wrong? Aho kuvuga I am wrong. Am I wrong? Hanyuma iyo turi kubaza murabizi ko mbabwira ko igihe uri kubaza ugomba kujyana ijwi ryawe nk'umuntu uri kubaza. Am I wrong? Tone y'ijwi ryawe kumvikanisha ko uri kubaza. Twavugaga ngo you are okay, umeze neza. None tugiye kubaza are you okay? Ese umeze neza? Twavugaga ngo he is a teacher, ni umwarimu. None tugiye kubaza niba ari umwarimu koko, tugiye tuvuga ngo is he a teacher? Hanyuma twavugaga ngo she is coming, ari kuza. Mu kubaza ikibazo is she coming na question mark igihe uri kwandika ugomba kwibuka kuyishyiraho. Twavugaga ngo it is barking, it is barking, iri kumoka. Bwimoka murayizi nibwa. It is barking. None tugiye kubaza is it barking? We are students, are we students? You are carpenters, are you carpenters? They are innocent, are they innocent? This is how we ask any question, by using verb to be in present simple tense. Hanyuma muri past tense duhakana gute? Ejo twaravugaga ngo I was a teacher, nari umwarimu. None tugiye kuhakana I was not a teacher. Nabyo ni ibisanzwe, ni nka kora twakoraga ibyo kuri present simple tense. Ni verb to be dufata tukongeraho not, subject plus verb to be plus not. Ubwo verb to be muri ino case ni was ndetse na wa. Ko turavuga I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ko ni wa na was tugongeraho not. Urugero hano twavugaga ngo I was there, I was there. Nari mpari kuko byabaye kera. I was there. Kubihakana I was not there, I was not there. Wibuke was ikora kuri I, kuri he, kuri she, no kuri it. I was, he was, she was, it was. Hanyuma wa igakora kuzisigaye zose kuri you, we, ndetse no kuri they. I was not there. Hanyuma twavugaga ngo she was joking, yaratebyaga. None tugiye kubihakana buriya nubwo mwatekerezaga ko yatebyaga, ariko she was not joking, ntabwo ya jokingaga, ntabwo yakinaga, yarakomeje. Hanyuma tukavuga ngo it was jumping, it was jumping, cyarasimbukaga cyangwa yarasimbukaga. Ni pussy for instance, the cat was jumping, it was jumping. Kubihakana it was not jumping. You were dancing, you were not dancing. We were singing, we were not singing. They were cooking, they were not cooking. Baratekaga. Hanyuma kubihakana they were not cooking, ntabwo batekaga. Naho tukibuka ko hari contractions impine za was not na were not. Tukoresha wasn't ndetse tugakoresha weren't. I was cooking, I wasn't cooking. I was not cooking cyangwa ukavuga ngo I wasn't cooking. They were not coming, they weren't coming. Byose
bikaba bivuga ikintu kimwe. Kubaza muri past nabwo turafata verb to be duhita dushyiraho subject, hanyuma dukomeze n'icyo dushaka kubaza, twibuka nanone kuguma muri tone mu ijwi ry'umuntu uri kubaza. Aho twavugaga ngo I was late, narakererewe, duhita tuvuga was I late, ese narakererewe, was I late, tukabanje verb to be ariyo was I late. Aho twavugaga ngo you are tired, wari unaniwe, duhita tuvuga ngo were you tired, ese wari unaniwe koko. Twavugaga ngo she was cold, duhita twibaza ngo was she cold, ese yarakonje koko. He was coming, yarazaga, was he coming. It was looking good, was it looking good. We were happy, twari tunezerewe, were we happy, ese twari tunezerewe koko. They were leaders, bari abayobozi, were they leaders, ese bari abayobozi koko. They were leaders, were they leaders. This is how we ask questions by using verb to be in past simple tense. Icyanyuma rero ni kuri future simple tense. Just know that future simple tense is always the easiest. Future simple tense ihora ariyo yoroshye. Kwikora no gufata subject plus will plus not plus be, hanyuma ukikomereza na complement will not be. Icyo kintu turi bukore. Twavugaga ngo I will be an artist, nzaba umuhanzi. Kubihakana I will not be an artist. You will be presenting, kubihakana you will not be presenting, uzaba uri kumurika ibintu runaka. Kubihakana you will not be presenting. He will be a judge, he will not be a judge. It will be an amazing session, it will not be an amazing session. We will be listening, we will not be listening. Tuzaba turi kumva, hanyuma kubihakana we will not be listening. You will be the best, you will be the best, uzaba uwa mbere mu bintu runaka. Kubihakana you will not be the best, nkurikije imyitwarire yawe you will not be the best, mbona utazaba uwa mbere. They will be smart, they will be smart, bazaba bari smart. Kubihakana they will not be smart. Hanyuma muri interrogative igihe tujya kubaza ikibazo turafata will, twongereho subject, hanyuma twongereho be, dukomeze na complement, nicyo dushaka gushyiraho. Urugero twavugaga ngo I will be late, nzakererwa. Kujya kubaza ikibazo will I be late, ese nzakererwa koko. Twavugaga ngo you will be ready, uzaba witeguye. Kubaza ikibazo will you be ready, ese uzaba witeguye. Urumva turi gufata will, tugahita dushyiraho subject, dushyiraho verb to be, hanyuma tugakomeza nibyo dushaka kuzuza. You will be ready, uzaba witeguye. Will you be ready, ese uzaba witeguye. She will be an entrepreneur, azaba entrepreneur, umuntu wikorera. Hanyuma kubaza ikibazo will she be an entrepreneur. It will be coming, will it be coming. They will be urumva they bo bazaba bakora iki. They umbwire icyo bazaba bari gukora muri future, hanyuma ubaze n'ikibazo uze kubyandika muri comment section, hanyuma turebe uko wowe uri kubyumva. They will be bazaba bari gukora ibi, hanyuma ushyireho n'ikibazo interrogative form, niki bazaba bari gukora. Ladies and gentlemen, this is all for today's lesson. I believe that you have understood each and everything about verb to be and how to use it while asking a question or making a negation. Allow me to call it a day. See you in the next lesson.